Reka tubashimire abantu mudahwema kubana natwe uko bukeye n'uko bwije kuri Mos TV. N'ubundi uyu ni wa muyoboro wanyu, nk'uko twabibabwiye ko tuzajya dukomeza tuganira ijambo ry'Imana, ndetse tugakoresha n'uburyo butuma umuntu wese muri twe agira icyo yungukira muri twe. Ndagira ngo rero mbabwire iri jambo, tugeze mu cyiciro cya kabiri, cyangwa se tugeze ku nyenyeri ya kabiri. Abantu benshi bagiye bibaza ngo inyenyeri ivuga iki? Isobanura umugisha wawe, umugisha ukugendaho, cyangwa se umugisha uri kuri wowe, uri ku buzima bwawe. Hanyuma aba bantu bakorana n'imbaraga mbi, bakunda cyane gutwara bene izo nyenyeri cyangwa se bene uwo mugisha bakoresheje ubukonikoni bwabo. Aba bantu ntabwo tuzahwema kubibabwira. Tugeze ku nyenyeri ya kabiri. Inyenyeri ya mbere yari inyenyeri yitwa inyenyeri y'ubwenge ku bana no kugera kure kwabo. Iyi nyenyeri ni inyenyeri twavuzeho tuvuga uburyo ki bacurika ubwenge bw'umwana bakamera nk'abamuhinduriye. Umwana ukabona ari kugenda apfapfana, umwana wari muzima ukabona abaye undi, umwana warezwe neza ukabona anyweye itabi, umwana warezwe neza ukabona agiye mu bigare, umwana akiga neza ariko yarangiza akajya ahandi, umwana akiga ari umwana wubaha ariko yajya mu kazi ukabona biranze. Umva, inyenyeri bakaba barayirashye, ubuzima bwe bugahinduka. Ntabwo rundi buvuge kuri iyo nyenyeri. Abazagiraho ibibazo muzampamagare, tubaha kontakite. Ni nayo mpamvu dukunda cyane kubasobanurira. Ahubwo reka tuvuge ku nyenyeri ya kabiri, ariyo yitwa inyenyeri y'urugo ruzima. Bagatwara umwe cyangwa mwembi, bugacya rusenyuka. Inyenyeri y'urugo ruzima. Aba bantu rero kuko baba bafite ingo, bitewe buriya, reka mbabwire ikintu mutari muzi. Buriya mu isi ibinyembaraga cyangwa se ibintu birwanya abantu ni Satani, ariko kandi Imana ni nayo irengera abantu. Ibinyembaraga rero ku isi ni bibiri, hari Imana na Satani. Ni ukuvuga ngo urugo rutari mu Imana byanga bikunda ruba rurimo Satani. Mbibutse ko ijambo ry'Imana rirabisobanura. Ruvuga ko urugo ari ijuru rito. Biravuze ngo urugo rero rutabaye ijuru rito ruba rwabaye ka Gehenomu gato, gato. Hanyuma urugo rw'aba bantu kuko baba bafite imikorere ya dayimoni, kandi bakaba badashaka ko ingo zabo zisenyuka, akenshi ziba zimeze nk'izigaragara nk'iziriho, ariko indani zaramaze gusenyuka bitewe n'ibikorerwamo. Hanyuma bakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bikavaringe ingo zabo zitagaragaramo ibibazo. Rimwe na rimwe wanareba ukagira ngo bageze iyo bajya, rimwe na rimwe wanareba ukagira ngo barakundanye, bagirana urukundo rw'urumamo, bakundana by'uburyarya. Iyo ubareba baseka abashyitsi bari aho cyangwa abantu bari kumwe, ugira ngo bari amahoro, ariko rimwe na rimwe ugasanga umwe arara ukwe n'undi akarara ukwe, ugasanga bafite ibizira, ugasanga bafite ibyaha. Niyo mpamvu abo bantu batanatinya gushaka inshuro zirenga 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Muzababona. Kubera iki? Kuko ubundi reka mbabwire, ninza kubivuga ntihaze kugira, ndabizi ko hari abo biri buze gukoraho wenda bafite ingo zagiye zigasenyuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abo biri buze gukoraho cyangwa hari abo biri bize gukonfuzinga, ariko icyo uzageraho impungenge uzambaze. Ijambo rya mbere nakubwira, aba bantu bakorana n'imyuka mibi bafata umwe muri mwe
ugasanga urugo rwanyu rwari umutekano, mwarumvikanaga, mwajyaga inama, mwahuzaga ibitekerezo, mwahuzaga imibare, mwahuzaga ibigiye gukorwa, mwahuzaga imishinga, mwahuzaga ibyo mugiye guhagurukira kwitaho, mugahuza ibyo mugiye kurwana nabyo, mugahuza ibyo mugiye kudevelopa mu muryango wanyu, mugahuza aho mugiye gushyira imbaraga n'aho mugiye cyangwa aho mugiye gushyira intege nke, buri kimwe cyose ugasanga mwaragihuzaga. Wajya kubona ukabona kubera ko iyo nyenyeri y'urushako rwanyu bayitwaye. Nababwiye ngo bayitwara banyuze kuri umwe muri mwe cyangwa mwembi. Iyo bagize amahirwe bababona mwembi, bagira ibyago bakabona umwe, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe ubona rugorana guhita rusenyuka, kuko ruba rugicumbagirira ku kanyenyeri k'umwe muri mwe. Noneho wajya kubona ukabona ba bantu bahuzaga imibare, ukabona imibare yahabanye, nta kintu bagihuza, ntago bakibwizanya ukuri, ntawe ukibwira undi ngo mvuye aha cyangwa ngiye aha, ntawe ukibwira undi ngo nzakora iki cyangwa bizagenda gute. Buri wese amenya ibye, bikarangira rwa rugo rwari rwuzuyemo amahoro n'umutekano, urukundo n'ibyishimo, ruhindutse urundi, kugeza ku rwego birangira urugo rubaye ikindi kintu. Bakibaza se, uru rugo ko rwari rwiza, uru rugo ko abantu barwitaga intangarugero, kubera iki rusenyutse gutya? Inyenyeri barayirashye, inyenyeri y'urwo rugo, inyenyeri y'urushako ruzima. Bamwe bagatangira gushakira ahatari ngombwa, rimwe na rimwe ugasanga byaranabayeho. Reka nsobanure iki ngiki. Hari igihe rusenywa n'ibintu bitandukanye. Hari igihe ubwo bwumvikane bukura bukagenda bwidevelopa, ariko wanakurikirana ugasanga nta shingiro bifite, ugasanga icyo bari gupfa nta shingiro gifite, ariko ugasanga icyo gitero cyagize imbaraga muri urwo rugo. Hari n'igihe usanga umwe muri bo yaguye mu byaha atajyaga anagira. Ndaza kuvuga ibyaha, urugero by'ubusambanyi, ingeso z'ubuhehesi n'iki. Ubundi ugasanga havutse amahane atafite ishingiro, ugasanga baraconshomerana umunsi ku wundi, ugasanga barebana y'ingwe, ntawishimira mugenzi we, kubera ko Satani yarutashyemo. Inyenyeri bayitwaye, hasigaye umwijima, barahondana imitwe buri kanya, umwe icyakoze ahonda umutwe mugenzi we, undi icyakoze agahonda umutwe mugenzi we. Hatwawe inyenyeri y'umucyo wabamurikiraga, hatwawe inyenyeri y'ubwenge bwabaga muri urwo rugo, kubera yuko buriya urugo kugira ngo rwubakwe hazamo ikintu cyitwa umucyo w'Imana umurikira buri wese akamenya uko akwiye guhagarara, ntagongane na mugenzi we ku makosa, kuko hari ibyihanganirwa atari uko byabaye perfect, atari uko byabaye byiza, ahubwo kubera yuko uwo muntu akwiye kugira umutima wihanganira mugenzi we. Iyo nyenyeri bayitwaye rero hasigara icuraburindi, ariyo mpamvu bagongana, kuko ntawe ubasha gukwepa mugenzi we, barahuzagurika. Ikindi gikomeye, hakazamo icyo kintu cyo kuba noneho buri wese ari bukora icyo ashaka, ntabwo arindira mugenzi we. Hakaza ikindi gikomeye cyo kuba nta muntu muri bo ushobora kugira umutima wihangana. Kwihanganirana birashira, bakora ibintu bikomeretsanya ku rwego umutima uruha, ugasaza, urukundo rugacuyuka, buri wese agasigara yumva mugenzi we ahubwo ari ikibazo kuri we, amubangamiye. Iyo nyenyeri baba barayitwaye. Babwire n'ikindi gikomeye, niyo mpamvu uzajya kubona ukabona iyi nyenyeri bayitwaye kuri mwembi, umwe anyura ahakora ibibi n'undi akanyura ahakora ibibi. Iyi nyenyeri yagiye kuri umwe asigara afite agahinda, kuko areba mugenzi we akavuga ati, menya atari wa wundi twashakanye, ndabona wagira ngo baranguraniye. Nibyo, ntago wibeshye, baba barakuguraniye, ntabwo uwo mwashakanye ari uwo. Umutima wubaka barawujyanye, bajya kuwubakisha iwabo, kuko ingo zabo zari zirimo ikimenyetso cya dayimoni, bagatwara inyenyeri yawe kugira ngo badasenya vuba, ingo zabo zipfe kuba ziri aho ngaho. Nababwiye ngo hari n'abo uzasanga nabo ubwabo bafite ikibazo, bimenyetso birahari. Umbwira gute ukuntu umuntu yaba yitwa umuntu w'Imana
agasenya urugo rumwe, agasenya kabiri, agasenya gatatu, agasenya kangahe, kandi akumva ntacyo bimubwiye. Ese ntabwo wibuka ko uri intangarugero? Ese ntabwo wibuka ko uri umuntu w'Imana? Kuba uri umukozi w'Imana ni iki bikubwira? Icyo byakakubwiye cya mbere nuko byakakubwiye ko ibyo bintu atari ibyawe. Reka mbabwire ko hari n'ibintu abantu bihumuriza. Ndibutse ko mu itangiriro ibice bibiri, murongo muzasome muhere ku bice bibiri, harimo amakuru avuga iby'urushako. Hanyuma ariko araho nshaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo bombi bakaba umubiri umwe. Reka nkubwire, nubwo abantu benshi bagira imirongo bavuga ngo ubundi mu ijuru ntawe uzagira umugore cyangwa umugabo, ariko kuki Bibiliya ivuga ngo uzaba uri umubiri umwe n'uwo mushakanye, bombi bakaba umubiri umwe. Muri cyo gituma azasiga se na nyina akajya kubana n'uwo bashakanye, bakabana akaramata. Akaramata ntabwo ari imyaka runaka, ahubwo nuko nihanganira mugenzi wanjye tukabana akaramata. Ntabwo abantu babanye n'abandi akaramata bakarinda basazana, ntabwo ari uko ingo zabo zabayemo ibyiza gusa, ahubwo nuko bamenye ko bafite urugamba, kuko urugo ni ishuri ritarangira, uba ugomba kurwana nabyo mpaka ushoje. Ariko iyi nyenyeri yatwawe, ntabwo wibuka ko ufite inshingano yo kugira ibyo wihanganira. Ikibaye cyose uratomboka, ikibaye cyose utivuga ati ni runaka ubiteye, ni uyu mugore nashatse, ni uyu mugabo twashakanye, n'ubundi nari narabivuze, kandi nyamara ukibagirwa amagambo y'urukundo ndetse asize umunyu mwabwiranaga, umubwira ngo ni wowe wanjye, ni wowe unezeza, iyo ntakubonye ntabwo ngubwa neza, ntabwo ngira ibitotsi, nuko n'ayandi. Nawe wowe ugiye kubaka urugo, wibuka yayandi ubwira wa mukobwa, wibuka yayandi ubwira wa musore mukundana, nawe wubatse urugo ibuka yo wavugaga cya gihe, ndetse wari ukwiye gutekereza ngo ubundi niki kiri gutuma aya magambo navuze nayarinda. Uraza guhita umenya impamvu Satani, umenye igitero n'imbaraga yagushyizeho kugira ngo bibe bigeze kuri urwo rwego bitakihanganirwa. Nararengaho, hari ikindi kintu mutari muzi. Iyi nyenyeri barayitwara ku rwego umuntu abihirwa n'urushako akicuza impamvu yashatse, nyamara yarashatse, Imana yari yabivuzeho. Iki kintu ntabwo abantu bacyumva cyane, ariko nagira ngo wowe uneze amatwi ucyumve, kandi ngusabe wowe ufite umutima wo gukora umurimo w'Imana, umfashe iki kiganiro ugisharinga abantu ushoboye, ukibahe. Ahari uzaba ukijije ingo nyinshi gusenyuka, kandi bizaba bitumye nibura umurikiye abantu benshi. Yego, Bibiliya niko ivuga ngo uwigisha n'uwigishwa bose bagabane. Ushobora kuba utigishije, ariko iri jambo utanze, izi mpuguro, ubutumwa ndetse n'irihishurirwa wariho umuntu bikamuramira mu rugo rwe, akamenya uko asenga n'ibyo asengera, bigatuma rwa rugo rwe Satani yaragiye gusenya atakirusenye. Imana ikazaguhera umugisha ko waramiye urugo rwa mwene so. Ndakwinginze ntiwikunde cyane, kandi noneho ntushyiremo ubunebwe. Hari ukwikunda akaba no gushyiramo ubunebwe. Ubundi kubikora bitwara umwanya, bigatwara n'amamega, ariko waza gusanga hari ahandi nanone ujya uba ukahamara umwanya, ndetse bikanagutwara n'izo megabayiti cyangwa se reka mvuge na jigabayiti. Ariko mu by'ukuri ibingibi iyo tuvuze ubutumwa bwiza ngo niyo nyungu yacu y'ukuri, inyungu yawe se iri muri ibyo ngibyo bigutwara umwanya ni iyihe? Si iby'inanga se bizarangira bikeneye umumaro w'umwuka, ariko nubikorana umwete Yesu azakugororera, kandi abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Turamira ingo za bene data, turamira ingo zari zisenyutse, uramira imitima yari imaze gushenjagurika. Gira uwo uruhura, gira uwo ukomeza, gira uwo usobanurira, gira uwo uhishurira iryo banga, amenye uko arwana intambara ye. Ahari nawe Imana izaguhera umugisha ko witangiye bene data bari mu kaga n'amakuba. Imana iduha umugisha. Nerekera ku musozo, reka tuvuge kuri iki kintu, uyu mwuka utwara inyenyeri y'urushako. Iyi nyenyeri y'urushako ndaza kuyivugaho, hari n'abandi bantu nzabivugaho ngeze ku nyenyeri yo gutwara igikundiro. Ubundi hari n'abakobwa ubu ngubu batwawe inyenyeri y'urushako, ku buryo arimo azenguruka ashaka uwo babana, akavuga ati siko nari mfite isezerano ryanjye ryagiye he? Ryaratwawe. Ariko kandi uhumura, Imana iracyari mu kazi, kuko yitwa Umuremyi,
abantu benshi biri bubacange bagateze ni gute isezerano ritwarwa kandi ari njye warihawe. ariko nkubwire ngo Esawu yatwawe umurage w'umwana w'imfura kandi uragenda birakunda. n'abandi nabikwereka, hari n'abandi, hari n'aho usanga Bibiliya bivuga. none se ntabwo wibuka ko Imana ibwira Sawuli yari yavuze ati nari narirahiriye yuko nta na rimwe ntazabura kukugira neza, nzakomeza ubwami bwawe, ariko siko bikibaye, iryo sezerano rirahindutse. biravuze ngo hari igihe urangara ndetse bitanaguturutseho bikibwa kubera ko uburangare bwawe. Aburahamu se ko yarangaye akanya gatoya, abamukomokaho ntibabaye abanyagano imyaka 400 mu kindi gihugu. ndashaka kuvuga iki? nshaka kukubwira ngo umenye neza rwose ko Satani arabishoboye kugutwara iyo nyenyeri. akoresha abakozi be, aribo bo ngabo bakorana n'iyo myuka mibi. izo mbaraga mbi baba baracishije zibaha kondisiyo, zikababwira ngo kugira ngo mubashe gukomera no kubaho mudafite ibibazo, nuko muzatwara inyenyeri z'abandi, nuko muzatwara umugisha w'abandi, uwo muzaramutsa, uwo muzaturaho ibi n'ibi, uwo muzabigenza gutya, uzabura ubwenge agasengana namwe cyangwa se akagira gute, mukamukorera iyi migenzo yanyu, bafite uko babikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akabagutwaye inyenyeri yawe. kandi yayijyanye arayijyana, maze wowe nta nubwo ako kanya wahita ubimenya, ariko nyuma bigenda bimenyekana. nawe uratangira ukumva ntabwo ukiri wa wundi, ukumva byarahindutse, ukumva ibintu mbese ukumva ordre, umurongo wari ufite kumva ntabwo ari ugihagazemo. ibi rero nitubivuga abantu bajye babyumva cyane, kuko ntabwo tubivuga ku bwacu, ahubwo Imana yagiye duhishurira ayo mabanga yose kugira ngo tuyahishurire abera. abasenga musenge, abahugura muhugure, abacyaha mucyahe, abatesha muteshe, abahana muhane, ababera amaso umurimo mubere maso, abasenga musenge, kandi n'abakanguka mukanguke. wimana urugo rwawe. reka negere ku musozo ntanga icyo bita igisubizo n'umuti wabyo. ni uwuhe muti? umuti rero nta wundi. iyo umaze kumenya ko ibyo byabaye, ukora amasengesho, utangira usenya buri kimwe cyose, uvuga uti ndagaruza agaciro k'urugo rwanjye, ndagaruza urukundo rwahabaga, ndagaruza guhuza byahabaga, ndagaruza ibi n'ibi n'ibi, inyenyeri batwaye nigaruke, umugisha wanjye batwaye nugaruke, ubwumvikane batwaye nibugaruke, ndagaruza umutima. ukasenga ukazenguruka, ukagarura umutima wo mu bantu, ukagarura urukundo rwo mu bantu, ukagarura ibyishimo byo, ukagarura ibiganiro byanyu by'ukuri ndetse n'amahoro, ukagarura amasengesho, ukagarura, ukajya ugenda watura buri kimwe ukivuga mu izina. ibintu byose byakorwaga iwawe bitagikorwa, Satani yibye, ukagenda ubigaruza uti ndasenya iki ngarura iki, ndakubita iki ngarura iki, ndaha agaciro iki ngiki, nambura agaciro iki, ndakingirana iki ngiki, ndasohora ibi n'ibi. ukabanza ugafata ibintu byose ubona byaje ari umwanda, byaje ari intambara, byaje ari urugamba, ukabisohora mu izina rya Yesu. uvuga ati ndabisohoye mu izina rya Yesu, ndabisohoye mu mbaraga z'amaraso ya Yesu, ndabisohoye ku bwa Yesu Kristo. ndakoresha imbaraga zirutiza abadayimoni, ndakoresha imbaraga zirutiza abarozi, ndakoresha imbaraga zirutiza Nigeria, ndakoresha imbaraga zirutiza ibikirirano, iz'abarungi n'amahembe, ndakoresha izo mbaraga zivuye mu ijuru, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga za Yesu, imbaraga zimira izindi, imbaraga zirema, imbaraga zizura ibyapfuye, imbaraga zigarura ibyanyazwe, imbaraga zubaka ibyasenyutse, imbaraga zirema ibitariho bikabaho, imbaraga zongera kugarura agaciro, imbaraga zitanga amahirwe. ndakoresha izo mbaraga, ukarwana nabyo mpaka ubonye hari igikoretse. hanyuma mwese murabizi ko bundi abanyarwanda bakoresha indimi mvamahanga bakazikoresha nko mu kinyarwanda. nk'urugero iyo uvuze ngo ndi gupushinga, buri wese amenya icyo uvuze, ariko push ni play until something happen, ni ugusenga paka hari ikibaye kandi wari ukeneye wifuzaga. so rero niba hari icyo ufite kikubabaje, kikugoye cyane cyane especially cyangwa se by'umwihariko cyo mu rugo rwawe cyangwa kigerekeranye n'urushako, kibohoze, nta na kimwe usize. wa mukobwa we, menya kurwanyira urugo rwawe, menya kurwanyira urushako rwawe. vuga uti nonaha ndakubita umwuka wafashe urushako rwanjye, ndakubita umwuka wafashe umugabo wanjye, ndakubita umwuka wafashe fiance wanjye. uhita utangira uvuga ati ibi byose byakozwe ndabyitesha agaciro, ibi n'ibi ntabwo byari birimo, ibi n'ibi ntabwo byarimo ikibengero, ntabwo cyari kirimo, uru rugamba ntirwari rurimo.
uhita ukubita uti imyaka ntabwo ariyo nagombaga kugira, ndasohora nurangiza uti ndinjiza umugisha w'urushako, ndinjiza, kandi ntutore icyo ubonye. Bajya bavuga ngo icyo ashaka ntatore icyo abonye. Rero ibyo bintu byose mubimenye, ni ibitero byaje kandi bihagurukira abantu b'Imana, ariko ukwiye kubimenya muntu w'Imana warangiza ukaba amaso. Reka nsoze mbabwira ngo umuntu wese amenye uko asenga, kandi reka aya magambo ukonza kuyavuga nawe ariko uza kuyasubiramo, hanyuma dusozanye dusenga. Uze gusubiramo uti Mwami Yesu, nkimara kumva aya magambo menye neza ko nanjye nagabweho igitero kandi gikomeye, ariko mu mbaraga zawe Kristo zimwe zagukuye zikakuzura mu gituro, ndatura impinduka kuri nge, ndatura ubutabazi kuri nge, ndatura amateka mashya kuri nge, ndavuguruza ibyo abadayimoni bavuze, ndavuguruza ibyo abarozi bavuze, ndatesha agaciro ibyo abakonikoni bakoze. Uwandi waratwaye ibyanjye ndabimwambuye. Guhera none uyu munsi Mwuka Wera w'Imana narwana intambara yanjye, igikombe bangeneye kunyweraho ndakibasubije bakinywereho, nibo bagikuroze nibakinywereho. Ngiye guhera none uyu munsi ngaruje umugisha wanjye, ngaruje inyenyeri yanjye, amahirwe yanjye nagaruke, isezerano ryanjye rigaruke, ibyiza byanjye bigaruke, icyerekezo cyanjye kigaruke, umugisha wanjye ugaruke mu izina rya Yesu. Mbibohoje amaraso, kandi nk'uko umwana atandukana na nyina abamugenya ntibazongere guhura, niko nanjye nitandukanyije n'izo mbaraga zose zifiteho ububasha. Ahubwo guhera none uyu munsi nakisezerano rishya, amaraso yawe Yesu niyahuye n'ayanjye, dore biremye igisekuru gishya kitavogerwa n'abazimu, kitavogerwa n'abarozi, kitavogerwa na dayimoni, ahubwo mu kirere cyanjye bihindutse bishya. Nakiye amahirwe mashya, nakiye umugisha w'Imana, ubwiza bw'Imana bunjeho, kandi icyerekezo cyanjye kibaye gishya guhera none uyu munsi. Urakoze kumvisha gusenga, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Abantu banyumvishe ayo magambo muyasubiremo, hanyuma wowe utari wakora subscribe, share na like na comment ubikore. Subscribe uyikore, abantu musharinga ikiganiro kigeze kuri benshi, kandi comment mujye muzishyiraho, mutubwire ibitekerezo, wandike umuvugo uti ndafashijwe, cyangwa se ikiganiro nanjye ndanyuzwe, icyifuzo cy'icyo udasobanukiwe, ikindi wifuza gusobanukirwa, n'ufite ubuhamya cyangwa iyerekwa yahawe nawe ari bitubwira, tukemeranya kuganira nawe, kuko turifuza ko tuganira tukubaka ubwami bw'Imana. Imana ibamugisha. Rero reka mbabwire ngo mugubwe neza, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi mbabwire ngo Yesu arabakunda kurutaho, natwe turabakunda, kandi byose tubikora kubw'inyungu z'umurimo w'Imana no kubwanyu. Imana rebagwe neza. Reka mbabwire ngo tuzongera guhura, kandi tuzabe twese turi mu mwuka tuguwe neza. Mukomeze kurwanya Satani abahunge, kandi buri wese akomeze kuba maso. Mbabwire ngo muhumurizanye, ahari kurira kwarara umuntu ariko bwacye mu gitondo, kwarara umuntu nijoro ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Reka mbabwire ngo umwami akwishimire. Turi kumwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, mwari kumwe na Reverend Pastor Moise Sindayigaya. Ndabakunda, mugubwe neza, umwami abishimire. Kanije gutabara.